ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone kuri mwese bateze amatwi ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi agatako ngo ubukira bukozaho imitwe y'intoki abifashijwemo na Natani. Uwera ngo ku isomo rikomeye mu mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga. Ni mu ikinamico rangurura. Wagiye ukizwa koko Express we. Nyamara ngende kijijwe. None se ubwo kukubaza niba ujye ukenera imbuto icyo cyaho nshinja koko we. Kumbaza niba njya nzikenera ngo ujye ngemurira nta kibazo. Ahubwo ukuntu mbwiye ngo ubufite imbuto nziza nimero ya mbere muhimva uraye nibyo binsekeje. Nyamara ushaka nawe wajya ungurira kuko imbuto zanjye ni iza mbere buganwa no mu Rwanda hose. Oya nta kibazo nzajya nkugurira pe. Uyu munsi se kutagiye mu kazi warwaye? Ntabwo narwaye, ndaza kujyaho mu kanya nuko hari umuntu ntegereje. Hari ibyo agiye kumfasha. Ariko uzi ko utazi gucuruza we? Ubwo amafaranga ari kugucaho wowe wicaye ahangaha utegereje umuntu uza kugufasha ibintu. Wageze nta gusanga muri papeteri mukavugana? We ibintu nshaka ko amfasha birasaba kubyitaho cyane. Muri papeteri abakiriya baba baza buri mwanya ku buryo byatugora kubitunganya neza. Ubwo se ni ibiki? Ariko rero nawe Express urakabya. Gute? Ubwo se ni ngombwa ngo nkubwire n'ibyo ndimo mpanga? Nyamara ushaka wambwira kuko hari igihe nakugira inama. Buriya uzaperereza mu kumenya amakuru ngende Express kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Hari amakuru zisajyanye no gupiganirwa isoko ryo kugemurira umurenge ibikoresho byo mu biro. Niryo urimo ushaka gupiganira se? Yego. Ubu rero nari ntegereje kare busonga azamfashe gutunganya amadosiye kuko hari ukuntu nabonye asobanukiwe iby'ikoranabuhanga cyane. Disiyo mbimenya mba narabwiye n'iseti natwe tugapiganwa. Gaho rero. Cyakora ko kuri Express da. None se mwari gupiganwa mwebwe muzi iby'ubucuruzi bwa papeteri? Gucuruza? Uzi ko nta muntu n'umwe muri aka gace undusha gucuruza? Ni imboga n'imbuto ariko. Sha ibyo bireke. Icyangombwa ni ifaranga. Ahubwo mbwira uko wabimenye nanjye njye kwibariza niba bacyakira n'abandi bashaka gupiganwa. Nabimenyeye ku mbuga nkoranyambaga. Ari nde watanze itangazo se? Ku isoko ryo kujya muri ibikoresho by'umurenge se ubwo si gitifu waritanze? Kuki ntaribonyera kandi najyaga amenya amakuru Express. Reka nongere ndebe neza niba ritaraje ku rubuga rw'umudugudu sindi some. Subira inyuma gato ndebe Betty. Hari ahantu mbonye itangazo rya RIB. Niba ari igisambo bafashe simbizi. Ndabona ahubwo hari rigira abantu inama yo kujya babanza bakamenya inkomoko y'amakuru babonye ku mbuga nkoranyambaga. Soma twumve. Reka nsome. Muntu ukurikira ibitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Igihe ubonye amakuru ku mbuga nkoranyambaga ukaba utizeye neza isoko yayo, egera inzego z'ubuyobozi zikwegereye kandi zibifite mu nshingano bagusobanurire. Uzahabwa amakuru y'ukuri ku kibazo runaka cyangwa ku makuru wagizeho amakenga bikurinda ingaruka ziterwa no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru atizewe. Uzi ko ibi bintu RIB dukangure bishoboka koko? Ahubwo njye ndumva mbere yo gukomeza abanza ukajya ku murenge ukibariza gitifu koko niba ibyo bintu ari byo. Ahubwo se wamuhamagara ko mfite nimero ye. Reka muhamagare. Wagiye utebuka wa mukobwa we? Ubu se sinaje mama. Umva gatako. Ngiye mu kazi. Uze guteka hakiri kare abana bave ku ishuri basanga ibiryo byahiye. Sibyo? Yego nta kibazo rwose barasanga byahiye. Banza witabe ubundi mbone kukubwira ikindi ukorana na barumuna bawe nibaza. Yego. Yes Nata. Yes agatako umeze? Meze neza nta kibazo. Wowe se umeze ute? Nanjye ntari ibi biracamo. None se agatako gahunda dufitanye urayibuka? Ndayibuka cyane rwose. Upfa kumbwira isaha uza kundeberaho. Nibyo. Reka tuze gupanga duhurira ahantu. Yego. Kugira ngo tuganire kuri gahunda y'imikoranire mu buryo burambuye. Nta kibazo. Ubwo turahurira he? Wowe ugume hafi ya telefone mu kanya ndaza kuguhamagara nkubwira ahantu n'isaha duhuriraho. Nta kibazo. Sawa. Mama, ubu se ntubyumviye ko bimwe mu bintu nari gukora nimugoroba ntakibikoze? Kubera icyo utakibikoze? Uyu mpamagaye ni umunyamakuru yitwa Natani. Afite channel yitwa Natani TV acishaho ibiganiro bikunzwe cyane. Ngarashaka rero ko dukorana.
none se wowe ko utari umunyamakuru ubwo arashaka ko mukorana iki? simbizi nanjye. Ejo yarampamagara arambwira ngo yabonye amafoto yanjye nshyira ku mbuga nkoranyambaga ngabona twakorana tukabona amafaranga. Amafaranga? Amafoto gusa se? Amafoto rwose nagiye nshyiraho nsa n'uwikinira agiye kumbyarira akayabo k'amafaranga. Muri iyi si y'iterambere nta kitazakiza umuntu pe, niba n'amafoto asigaye abyara amafaranga. Nanjye byarantangaje pe. Mu kanya rwose ngarambwira aho duhurira tubinoze neza dutangire dukorana amafaranga yisuke nk'amazi yakana. Umva ugende rwose mu bipange, imirimo yo ntigutera ikibazo, nanjye nataha kare nkayikorera, ariko itagutesheje amahirwe yo kwibonera amafaranga. Ubu se kabiri ntigahagije Express? Ariko ibyo uvuga ni ibiki? Nge namuhamagara nkamutesha umutwe kugera nyitabye. Yego, uhamagara umuntu byo kumutesha umutwe nta kinyabupfura kirimo Express. Reka ahubwo mwandikira ubutumwa mubwire ko namuhamagaye nkamubura kandi namushakaga. Uzi ko mpamagaye? Mwaramutse Giti? Mwaramutseho? Yego, nitwa Uwera. Ndi umuturage wanyu mu murenge wa Buganwa. Urambabarira wampamagaye sinabona uko ngufata. Hari abandi baturage bampamagaraga bambaza amakuru atandukanye. Nabyumvaga ko uri kwivugiraho kandi nta kibazo rwose. Icyangombwa nuko munzirikanye nanjye mukampamagara. Nibyo bikwiriye ubundi. Turagufasha iki? Hari amakuru nashakaga kukubaza. Avuga ko mwasohoye isoko ryo kugemurira umurenge ibikoresho byo mu biro. Ayo makuru ninde wayakubwiriwe? Ni itangazo umuntu yampaye ndarisoma. Wese yari guhaye arikuye he? Ngo yari arikuye ku mbuga nkoranyambaga banaho n'abandi bagenzi be. Ayo makuru sinzi aho yaturutse kuko twe nta tangazo twigeze twandika duhamagarira abantu kupiganira isoko ryo kugemurira umurenge ibikoresho byo mu biro. Rwose. Ngo se byaturutse hera? Mu by'ukuri gahunda yo gutanga iryo soko irahari, ariko riracyategurwa ntabwo riratangazwa. Sinzi niba ari uwamenya ayo makuru agahita yandika iryo tangazo rero ngo ayobye abantu. Nicyo nashakaga kubaza murakoze. Aha, sinakubwiye. Nge buriya nta kintu na kimwe nshobora kwemera ntabanje kubaza umugabo wanjye ni Seti. Yewe nanjye sinzongera gupfa kwemera ibyo mbonye byose ntabanje kubaza. Uzi umwanya amaze iminsi ntakaza kuri ibi bivuna muheto ngo ndategura amasoko. Kutavuga se amafaranga yagucitse uri hano ngo utegereje Calypso ngo mukore isoko aho kujya gucuruza. Reka nigere ku kazi. Amakuru y'ibihuha yo ku mbuga nkoranyambaga ntereye umwanya gusa. Kubikuye amasekandari wo mukoro mwarimu yari yaduhaye. Reka ninyuze kuri ka social media gake nshatinge n'umuntu mpande. None se mwarimu nagaruka gasanga umukoro yaduhaye tutarawurangiza. Wipanika no gusuzanya gake mwana tukahita dusubira ku mukoro. Reka mfatira ni internet y'ikiginyaruka nivuganire n'inshuti zanjye. Uwo mukobwa se ni inshuti yawe? Byahatari none akari kumbaza ngo mperereye se. Reka musubize I am in Buganwa, Rwanda, in Africa. None se ko umuvugisha mu Cyongereza nta Kinyarwanda azi? Mwana umuntu yibera i Burayi yabaza Ikinyarwanda gute? Niba ari mwene wanyu mu cyose ni yabakize. Cyese niba bari mu cyakiri umwana cyane. Kandi ubona harimo abazungu. Reba ni ifoto y'uyu mukobwa. Urabona atari umuzungu? Uko se umukobwa w'umuzungu mwamenyanye gute? Ku mbuga nkoranyambaga baba bariho. Murahura mukaganira mukaba inshuti, mukajya mubazanya amakuru, mugahana amafoto nyine mbese bikagenda neza. None se ngewe wanshakiye inshuti ku mbuga nkoranyambaga man. We murarangaye cyane. We Brice na Kabasida uri muri mubiki? Turi gukora umukoro teacher. Wapi murimo kumbeshya? Umukoro se niwo murimo gukora mwimwenyuza gutyo? Nukuri reba ko atariwe. Singibi ibyo wadusigiye. Ibyo mwakoze se biri. Nukuvuga ngo nyuma y'iminota irenga 30 nta kintu na kimwe murakora koko. Brice, mbwira ibyo we na Kabasida ngo murimo. Ni umuntu w'inshuti yo umunyamahanga barimo bandikirana. Iyo nshuti mwamenyaniye Kabasida ngo kuri social media bisanzwe tu. Ibase kweri. Ariko se kunaniranye. Niko basi igihe umukoraho kuwukora ugiye kugana n'abantu utanazi ku mbuga nkoranyambaga koko. Tubaye ntabwo tuzongera teacher. Wabahana se ko mbona nicyo cyabashobora. Mukagenda mukazana ababyeyi banyu nkababwira ko abandi barimo kwiga mwebwe mwa mufite ibyo mwibereyemo. Tubabarire teacher.
njyewe ntabwo nzongera kuba muri gurupe imwe na kabasi danga. Ariko basha ubwo muzi ko gufata umwanya mureba bitajyanye n'amasomo yanyu bishobora kubakurura ihohoterwa n'imico mibi irimo ubujura, ubusambanyi, kunywa ibiyobyabwenge, ubutubuzi ndetse no kuba mwakwinjizwa mu bikorwa by'iterabwoba bikabangiriza ejo heza. Ntabwo twari tubizi rwose tica, tubabereye ntabwo tuzasubira. Ariko se ko kurakara bitakubera wajya ubireka koko nta n'ibyo uzuwe. Ngombe mbyiga ariko nkurakarire Karibo. Erega burya kurakara ni n'impano. Ntureba ko n'utumwenyu twuzuye ku matama ushaka guseka. Erega isekere nta cyuba. Cyane. Shaka kurakara no kubura icyo umuntu akora. Ariko surandakarira kubera iki ko nubwo natinze ariko gahunda nayizirikanaga. Uzi ko mvuye no mu rugo. Mu rugo so wavuye gukora iki? None se nitwe twahanye gahunda yo kuzinduka tugakorera mu rugo mbere y'uko ugera ku kazi. Gusa nyine umbabarire natinze ariko reka tugire vuba ntarirarenga. Tugira vuba se tugira vuba iki? Kandi uguzi ngo narakajwe nuko watinze. Hari ikindi kibazo ufite? Karibo. Ndakumva. Ubu tugiye kujya dukorana mu kunyamamariza. Ariko ku kijyanye n'amakuru nta kintu cyawe nzongera kwizera. Ubwo sutizeye amakuru yanjye Sherisheri nimero ya mbere buganwa koko ubwo kwizera yandi. Vuga tutizeye ibihuha byanjye. Naho amakuru yo ntayo uba ufite uyikwibeshyera. Ariko urakomeza kunshinja ibihuha n'iki nakubwiye ugasanga si cyo koko we. Ehera ku isoko tumaze iminsi twirukaho ngo ryo kugemurira umurenge ibikoresho byo mu biro. Isoko se niri hari sinari kweretse ahubwo nukomeza gutinda udatunganya dosiye ngo depose n'akazi kawe. Nta soko rihari nibarije Jado gitifu umurenge arampakanira. Araguhakanira kandi igihe witangazo narigikuriye ku rubuga rwacu abasherisheri. Ni iby'abantu bihimbiye rero ntabwo byanditswe n'umurenge. Niba ari uko bimeze rero imbuga nkoranyambaga zaba ari nziza ariko zikabana mbigihe umuntu adashishoje. Cyane rwose. Ubu njyewe nakuyemo isomo ryo kujya mbanza gushishoza, ngashungura, ndetse nkabaza n'inzego bireba mbere yo kugira icyo nkoresha amakuru mbonye ku mbuga nkoranyambaga. Yego kore utumye n'indi fanta nata. Hari ikibazo s'agatako ahubwo utumeho n'icyo kurya. Fanta ebyiri koko ntabwo nzimara pe. Ntacyo bitwaye n'utayimara uyitahane ko byemewe se. Cyakora uri umuntu mwiza nata, umuntu muhura bwa mbere agahita akugurira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ibintu se shakwa ari ibishakwa kugira ngo hari aho bihuriye n'abantu. Niyo mpamvu nanjye nsigaye ndi umufana wawe ukomeye. Kuva wambwira cana ukorera ntikiva muri telefone yanjye. Oya aho waba nsuzuguye vuga ngo cano yanjye apana nkorera. Yego sha cano yawe ucaho ibiganiro byiza udutegurira inkuru zisekeje mbese ubu njye na Natani TV twabayemo. Wibutse gukora subscribe se? Like na share ndabikora ngashyiraho na comment. Mbese ndi umufana wawe wundi wisiga amarangi. Okay ubu rero ndashaka kuva mu bafana ukajya mu bafanwa urumva? Oh my goodness, can't wait kwibona abantu baje kundeba ari njye uri kubaha ibiganiro. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Nkimara kubona ari amafoto yawe ushyira ku rukuta rwawe nahise mvuga ni dore ubwiza buri gufusa pe. Nibyo? Iki kimero cyawe cyari cyarabuze umuntu nka Natani ngo akibyaze umusaruro utangira ukirigita ifaranga. None se tuzakora iki nyirizina? Ikimero gusa kizabyara amafaranga. Kitabyara se si impano y'ubwiza Imana yakwihereye? Cyangwa ntabwo uzi ko abantu batungwa n'impano? Ndabizi ariko ubwo numvaga ko impano ari ukumenya gukina umupira, kuririmba, gushushanya, mbese impano nk'izo. Yewe sha waratakaye pe. Ukumva rero ko kugira ubwiza bungana gutya atari impano. Bose abantu bose ni beza nkawe. Oya byabeza nkanjye ni bake cyane. Si ibyo nakubwiraga se. Ubu rero niba ubyemeye nta gutinda ngiye guhita ntangira ngiye nkoresha ari amafoto yawe ku biganiro byose nakoze. Ko nyine nta mafaranga naza. Nyine urabyumva nyine. Ku biganiro twakoranye se? Oya si ngombwa icyo twakoranye. Niyo naba nagikoranye n'undi ariko inyuma ngashyiraho ifoto yawe kugira ngo ikurure abareba bagira amatsiko. Ubwo se gukoresha ifoto yanjye mukazajya umpangaye. Tega amatwi kinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Uyu mushinga wa Natani n'agatako uzabahira ntuzecwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kuyigeraho no kwandika ijambo Ikinamico rangurura official.
uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54.